aya magambo ashizwe kuri stati ya account ya Vestine ati today the life I'm living is not the life I chose. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. Arakomeza avuga ati, the next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Ashiraona ka emoji karira. Ati ubwo uze tugenekereza mu Kinyarwanda. Ubuzima ndi kuba mose bwo buzima nifuje. Ndahicyana hisemo. Ndi kubaho mu situation tari nziza kandi ntabwo ari byo nkwiriye. Ati nahisemo umwanzuro utari wo mu buzima bwanjye ariko ntacyo. Imana ijya yemera yuko hari ibintu biba mu buzima kugira ngo tubyigireho. Ati narize bihagije. Nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo yangize ubuzima bwanjye. Ati umugabo wundi nzahitamo nzabanza mumenye mbere, menye umuryango we, menye buri kimwe cyose kuri we. Ati nta muntu uzongera kunkoresha ukundi.